ahubwo ikiguhuza kiba kiruta ikigukeneye ngo uhuguke. Amen. Niba rero hari ibitumye uhuga kuruta Imana, nibyo bifite agaciro kuruta Imana. Tujye tuvugisha ukuri. Niba Imana iruta akazi urimo, ubwami, ingoma yose wemera urayitura. Ingoma ikuzi ko ufite utayitura irakunyaga. Yego. Haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu babiryaniramo, niyo mpamvu babimeneramo amaraso, niyo mpamvu babirindisha ibitambo, niyo mpamvu babigira mu bapfumu, niyo mpamvu babiraguriza, niyo mpamvu babigirira amakondisiyo. Yego. Abigirira n'igishyika akabiragiza abandi. Abo babiragiye bose barabirinda. Abwo ibi byumvikana mu isi y'umubiri, ariko reka mbibabwire. Yego. Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana bene data dufatikanyije gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Tugize umugisha wo kongera guterana namwe ku ijwi ry'umukanguzi. Imana ishimwe kongeye kuducirira akanzu kugira ngo twongere tuganire ku byanditswe byera. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe. Imbere yacu turi kumwe na mwene data Aniseti. Kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera. Ariko kandi namwe turi kumwe. Imana ishimwe. Amen. Aniseti tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Amen. Nawe kandi tuguhaye ikaze. Yego. Tuboneyeho gusuhuza bene data turi kumwe muri iki kiganiro bari ku mpande enye z'isi, aho mu bihugu bitandukanye, baba mu Rwanda ndetse no hanze. Aho ijwi ry'umukanguzi rigera mwese turabayambiriye. Kristo ni umwami w'amahoro kuri mwe. Yambi. Amen. Rero reka nibutse bene data batarakora subscribe kugira ngo bayikore, kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ku ijwi ry'umukanguzi bajye babasha kubibona. Kandi ni umugisha iyo turi kumwe mukandika comment, turabibona rwose ni by'igiciro, bituma tubona ko tutari twenyine ahubwo turi kumwe. Amen. Anise tubahaye ikaze rero ni mudufashe mu isengesho, kandi twinginge bene data turi kumwe kugira ngo bategure imitima. Iyo Anise tari gusenga twese tuba tuboneyeho akanya ko kujya imbere y'Imana, hanyuma Anise akatuyobora mu isengesho. Tubahaye ikaze. Mana yera, Imana y'agakiza kacu turagushimiye. Imana umucunguzi w'amahanga, waciye ingoyi zose z'urupfu, ukuraho ubwanzi bwadutandukanyaga, wiyunga natwe binyuze mu maraso ya Kristo, utugira ishyanga rimwe, utubera umungeri, tuba ishyo ryawe, izina ryawe nirishimwe. Amen. None uyu mwanya mu migisha wagennye habayeho n'uwo kugira ngo twaturirane impamvu y'ibyiringiro byacu. Uduhaye uburyo muri ya minsi igoranye, muri cya gihe kibi ndetse kirushije gutandukanya abantu kuruta ishyamba ry'inzitane. Uduhaye uburyo, utumye tuganira ku ijambo ryawe, utumye twongera kwatura izina ryawe, utumye twongera kubwirana zaburi n'ibihimbano by'umwuka, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya turagusabye kugira ngo ubwenge buvuye mu ijuru bube kuri twe, imbaraga z'agakiza k'Imana zikomeze zuzure muri twe, kugira ngo tubumbuye akanwa tuvuga icyo Imana yagambiriye ko abantu bumva bari cyo unyuza muri twe, kandi byubake ababyumva natwe twubakitse mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ni umuti, rikiza indwara. Iyo tubivuze izo mu maraso, mu magufwa, mu misokoro ndetse no mu mitsi zirumva, hose indwara zihariye abantu ku buryo abantu bazisasira bakaryama ku gisasiro cy'uburwayi. Turasenze kugira ngo uhoraho, Mana y'amahoro, gakiza kacu kandi Jehova Rafa, akize umuntu uduteze amatwi, utwumva babaye ahabwa umunezero wo kwishimira mu Mana, ndetse uhuye n'ibibazo by'uburyo butari bumwe nawe arengerwe n'uhoraho. Turagushimiye Mwami, no mu nzira ujya uhacinya, no mu nyanja ujya uhaca inzira. Niyo mpamvu mu nzira zacu z'urusobe rw'ubu buzima muri uru rugendo tugusabye kugira ngo uducire akanzu mu izina rya Yesu, nk'uko wavuganye n'umusozi wa Zerubabeli, aba ariko ujya imbere y'aba bene data, uvugane n'ibibahagaritse imitima, imisozi yike bongere bagire ihumure. Umuntu ugoswe n'ababisha umwibutse intsinzi y'Igorigota kuko wanesheje bihoraho. Hallelujah. Umuntu ukubiranyijwe umwibutse ko n'itanura ry'umuriro ari wowe ujya urizimya, kugira ngo abakwiringiye bagubwe amahoro, babe bazima, bagubwe neza, bagire amahoro. Haleluya, haleluya. Muri rugurumana tuzimirije imbere, inyuma birashoboka ko isi ibona yenyegeje, ariko imbere abantu bagasabana nawe. Tubigushimiye ku bwawe, tugusabye kuyoborwa nawe, kugira ngo umugisha wawe uturambukire,
ibiganza byacu byongere bibumbatire, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Yesu aduhana umugisha. amen. Anise, ni Yesu wakoresheje ijambo rivuga ngo nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa kuko ni igihe bugiye kwira, aho umuntu atakibasha gukora. Iyo twumvishije ijambo ubwire muri iyo mvugo yakoresheje, tugira ngo ni uyu mwijima usanzwe w'ubwire tujya tubona, niko bimeze. Ubundi ubwire nijoro mu buryo bw'inyandiko ya Bibiliya ishushanya igihe abantu baba batagifite amaso y'umwuka, baba batakireba. Icya kabiri, n'ubuyobozi bw'umwuka butagikora kuri bo, batakimurikirwa. Mwese murabizi ko Kristo niwe mucyo, niwe mucyo. Amaze kuba umucyo, niko Matayo yanditse, nabwo ni Yesu wabivuze, yaravuze ngo muramatabaza kandi nta wakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga. Aravuga ngo ahubwo urishyira mu gitereko cyaryo rikamurikira abari aho. Ni ukuvuga ngo rero igihe cy'ijoro ku bizera ari bwo bwire Yesu yari avuze butarira, ni igihe umucyo wa Kristo utagikora, abantu bari mu mwijima w'ibyaha, hanyuma bagoswe n'icuraburindi ry'ibihe, hanyuma kandi batakiyoborwa n'umwuka, kuko murabizi nijoro umuntu ntabona umwegereye, ntumenye ibiriho. Ijoro ni rirerire mu spirituel Roma, abantu batagisobanukirwa iby'iminsi n'ibihe, iryo nijoro ku buzima, abantu batakizera, iryo nijoro nyine ni igihe kizana umwijima, ku buryo umucyo wa Kristo uba utakimurikira abantu. Imana ishimwe, kandi ngira ngo abo turi kumwe birumvikanye. Hanyuma ububwire Kristo yavuze n'ubuhenebere Pawulo yabwiye Timote byahurira hehe? Guhenebera ntago nzi neza niba abantu bose babizi. Biologikoma bibaho, ariko hari abantu babaye mu magi y'intambara n'ibindi. Ubundi guhenebera ni Ikinyarwanda. Ese wari wemera ko umuntu hari situwasiyo umuntu ageramo yarameze amabere, ibere rikarigita n'ubundi bibaho? Hari ijambo Salomo yavuze, bibaho Marise. Hari abantu babaye mu makuba, nimwumva abantu bari mu bihe by'intambara mujye mubasengera, kuko ibyo bihe bitera imitima kurwara. Hari abanzi b'amahoro bayakunda. Reka ndebe iri jambo, sinari ryiteguye, ariko ni Salomo wavuze, waryanditse. Reka turisakinge dukoresheje soft bible, ahari biraza gukunda. Bijya bishoboka, bijya bishoboka ko umuntu yaba yarameze ubundi guhenebera ni icyo nyine. Guhenebera ni icyo, ni igihe rwose rishobora no kuza ntirigire umumaro, ntiwonse kadusacingira ijambo turisobanuza iryo wari uvuze. Igitabo cy'indirimbo ya Salomo, ntago ndi ni igice cya 8 umurongo wa 8. Haravuze ngo dufite mushiki wacu utarapfundura amabere, tuzamugira dute? Azasabirwa umukwe. Aha Salomo yarabyibajije. Mboni indirimbo za Salomo ziri mu marenga, ni kimwe n'igitabo cy'ibyahishuwe nacyo kiba mu marenga, aho bavuga umushumba avuga marayika. Hanyuma ni ukuvuga ngo amabere ni ikimenyetso cy'ubukure bw'umukobwa. Hanyuma umukobwa ashushanya itorero. Ni ukuvuga ngo kuba umukobwa ataramera amabere biravuze ngo itorero ntirishyitse, ntabwo akwiriye kuza kujyanwa n'umukwe. Urabizi umukobwa adafite amabere ntitwamushyingira kuko aba atarakura, ntiyabyara ngo yonse, sibyo?
reka dufate urwo rugero. Nubwo biyorojikoma hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa, ni biyorojikoma ariko ni imisemburo, ntabwo ari ibintu biri naturere ku buryo umuntu yaba abayeho kuko ariho. N'indi misemburo ubwo yaterwa. Iyo rero bavuze guhenebera, ni igihe tutagaragaza igikuriro mu buryo bw'ijambo ry'Imana, noneho tukarerwa n'umwuka ariko tugahora ku rugero rumwe, tudakura. Bibiliya yabyise ingwingiri. Hanyuma ni Rasheli wari ufite abana b'imyaka yisumbuye bari hejuru, ni 10 n'ingahe je pense. Hanyuma Herode agiye kwica abana b'imyaka 2, asangamo na bene Rasheli nabo bangana batyo, arabica. Kuko Bibiliya iravuga ngo kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo humvikanye amarira menshi ya Rasheli wanze guhozwa. Abana be babaye ingwingiri, arabonsa ntibakura, abaha amata ntibakura. Hari abantu bari ijambo ry'Imana ntibakura, umwuka wera aramanuka ntibawuzura, indimi z'umwuka ziraza ntibazivuga, abantu batuze ibyaha ntibihana, bakomeza kuba ingwingiri, bari mu murimo, muri korari, muri diakoneze, muri pastorari, bari mu maparitema runaka yo mu nzu y'Imana, ntibakura mu mwuka. Urugero, uzumva abantu, mwihangane ntabwo ari ukubacyurira ariko nanabakosoreremo mbanenga, uzumva umuntu araduhamagara ngo ni mu nsengere, nta kazi afite akazi nabwo tumusengere, yahembwe nabwo tumusengere, uburyo agiye gukoresha ibyo yungutse tumusengere. Ni abakristo badafite ibihe byo muri bo, bavumba ibyo mu bandi. Nkunda kubibabwira ku ijwi ry'umukanguzi, ntabwo twebwe tunezezwa n'ubwinshi bw'abantu baduhamagara ngo tubasengere. Abo twasengana nabo baduha imbaraga kuruta abo dusengeye. Ariko kandi noneho ibihe byo muri mwe bye guturuka kuri Aniseti, bituruke muri Kristo wanyu. Urwego mutunga Kristo, Aniseti atabumbuye akanwa ngo abasengere. Urwego mutunga Kristo, mushumba atabigizemo uruhare, kuko umushumba Imana yakiriye niyo wakiriye. Kristo ufite niwe ufite, niwe afite. Ntabwo yakiriye Yesu w'umwami ngo wowe ufate Yesu w'umugaragu. Twese twakiriye Kristo w'umwami, twakiriye Kristo wazutse. Ni ukuvuga ngo rero kugwingira ni ukubaho mu buzima bufashwa byose mu gakiza, nta na kimwe ushobora gukorana na Kristo wawe, uko ni ukugwingira. Rero mu buryo bwa Bibiliya, icyo yita ubuhenebere ni ukugenda dushonga, dusubira hasi, ibyo bita konda, ngo imitima yabo izamo konda. Mu Kinyarwanda iyo bavuze ngo uriya ni mu Kirundi ngo aronda, ni ukuvuga ngo arananuka, akagenda amera nk'uwuma, agashiramo. Rero bene data nshuti z'umusaraba, nituvuga kuri ubu buhenebere, ni igihe umuntu wari uhagaze ari umunyembaraga, ugiye kubona ukabona nawe agiye asa n'abandi, agajuka, uko ni uguhenebera. Rero iki gihe nicyo turimo. Umuntu witezeho imbaraga z'umwuka yarahenebereye. Umuntu wari uzi ko afite ibihimbano by'umwuka, njya nkunda kukubwira umusore umwe w'umuhanzi, ni n'umwanditsi mwiza w'indirimbo, ashobora kwandika indirimbo y'ibishegu akayigurisha, akandika n'indirimbo ihimbaza Imana iramya nayo akayigurisha. Ukibaza, izi mpano zombi ziri mu muntu umwe. Uyu muntu we ninde rero ufite ibi bintu bibiri? Uyu muntu ninde ufite ibi bintu bibiri? Kandi indirimbo y'ibishegu iba yandikitse, n'indirimbo iramye igahimbaza Imana iba yandikitse, ku buryo wumva imyandikire ye mu ndirimbo ziramya Imana, akavuga uti uyu muntu yasomye Bibiliya, uyu muntu ni umwanditsi ibyanditswe byera. Ariko wakumva y'ibishegu ukavuga uti uyu muntu yibera mu isi. Igihe cy'ubuhenebere tugira impu zombi. Mu isi y'ibyaha turashayisha kandi ku rugero ruteye ubwoba. No mu isi yo mu rusengero, ntabwo ndi buvuge yo mu mwuka kuko ntubuyirimo. No mu isi yo mu rusengero, mu isi ya gospel, isi twitiye ubutumwa, wahagarara ukavuga ibyanditswe byera ariko bitaguhindura. Uko ni uguhenebera. Ntago bene uwo mukobwa rwose, mbibutse ko umukobwa ashushanya itorero, wamushyingira. Kristo aje ari wowe uyoboye itorero, wamubwira ngo iri rijyane rirashyitse, reka tuganire. Baza padiri na kiliziya ayobora, umbarize apotre, mbariza bishop na ba musenyeri, bambarize. Yesu aje
wafatira itorero ukamubwira ngo akira rirashyitse. Aposo wabikora? Nyakubahwa mushumba, wafatira itorero ukamubwira ngo ngiri ukarimurika. Noneho hera kuryo mu rugo, nibwo umenya iryo shumbye ry'ingo z'abandi rimeze rite. Wafata urugo ukavuga ngo uru rugo rurashyitse rukwiriye kujya mu ijuru. Nyine wabifuriza ijuru kuko ariko amarangamutima yawe ari. Ariko reba standard yabo, reba urugero rwo guhamya uko kwizera, reba urugero rw'imbaraga z'agakiza n'imbuto z'umwuka wera kuri bo. Wavuga ngo iri torero rirashyitse cyangwa ntibaramera amabere bitewe n'uburyo wabareze. Salomo rero aravuze ngo ko dufite murumuna wacu w'umukobwa ko ari umwari mwiza akaba atarapfundura amabere, ubu mukwaje twamushyingira, ubu yashyingirwa. Icyo kibazo yarakigize, aravuga ati twabigenza dute ko tugushije ishyano. Ni mukuru, afite igihagararo, imyaka irashyitse, ariko nta mabere, yarahenebereye. None se umukwe amujyanye yazamwonkereza? Uzi ko dufite abantu bahenebereye, bamaze guhenebera bakaza batubwira ngo barahamagaye kuko ari intyoza, bakaba babwiriza butumwa batonsa abo babyaye, bakaba bashumba batarera. Twavuze ko aho kugira ngo bababareze barazibojora. Reka dukoreshe icyo kinyarwanda kitazwi na bose. Ubyerura barazibojora bakazirira mu misokoro. Rero nshuti z'umusaraba, guhenebera ni ukubaho utabyarira Imana umusaruro wari ukwiriye kubyara kandi ufite imbaraga z'umwuka, bigaragara ko ufite igikuriro. Imana iguhereza umugisha. Iyo umuntu w'Imana aguye mu ntege nke, usanga yiregura asa naho ashaka kumvikanisha ko Imana ariyo nyirabayazana mu kibazo cye. Reka twifashishe Yakobo igice cya mbere, turasoma ku murongo wa 13 n'umurongo wa 16. Kanange magere ibintu Marisera aba yateguye bene data. Iyo umuntu ari mu ntege nke, iyo umuntu ari mu ntege nke, iyo umuntu w'Imana aguye mu ntege nke, usanga yiregura asa naho ashaka kumvikanisha ko Imana ariyo nyirabayazana mu kibazo. Yakobo igice cya mbere. Yakobo igice cya mbere turahera ku murongo wa 13 n'umurongo wa 16. Nge rero iyo muvuze umurongo wa 13 mbanza kureba hejuru, n'abandi dusangiye gusoma tujya tubanza turebe, ubundi ntago mpita nsoma ngiye umurongo umwigisha avuze. Mpera hejuru yaho nkareba icyo byashushanyaga. Umutwe w'amagambo uravuze ngo ni ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko. Niko umutwe w'amagambo uvuga. Umurongo wa 13. Duhere 11. Kuko izuba iyo rirashe rifite ubushyuhe bwotsa ryumisha ibyatsi, uburabyo bwabyo bugahunguka, ubwiza bw'ishusho yabyo bukabura. Uko niko umutunzi azumira mu nzira ze zose. Anihoraho. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. 13. Umuntu niyoshywa gukora ibyaha, ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi. Iki gihekane sinari ngiherutse. Yoshywa, koshywa saha ya na wa. Ntibishoboka ko Imana yoshywa n'ibibi, cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka, nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Ntimukayobe bene data bakundwa. Amen. Aha noneho dusome no muri Yeremiya ibice 20 duhereye ku murongo wa 7 turaza kugeza ku murongo wa 9. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 20 duhere ku murongo wa 7. Igice cya 20 umurongo waho wa 7 kugeza ku 9. Kugeza ku murongo w'9. Hani igihe Yeremiya yaraboshywe ari mu mbago, Bibiliya iravuga ngo Pashuri umutambyi ashyira Yeremiya mu mbago.
murumva ari nde wamuboshye? Umutambyi. Yego. Pashuri yari umutambyi mukuru. Karindwi haravuze ngo ayi Uwiteka waranshutse nemera gushukwa, undusha amaboko nicyo gituma untsinda, mpindutse urw'amenyo umunsi wose, umuntu wese aranseka. Kuko iyo mvuze hose mba ntaka gusa, nkarangurura mvuga iby'urugomo n'ibyo kurimbuka, kuko ijambo ry'Uwiteka rimbayeho igitutsi no gushinyagurirwa bukarinda bwira. Kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga, haba no guterurira mu izina rye, mu mutima wanjye hamera nk'aho harimo umuriro ugurumana, ukingiraniwe mu magufwa yanjye, simbashe kwiyumanganya ngo nyabike. Yego. Naho twari dutangiye tuvuga ngo iyo umuntu w'Imana aguye mu ntege nke, usanga yiregura asa n'aho ashaka kumvikanisha ko ari ikintu ntazemeranya nawe kujya ukoresha amaterime y'abarokora atariyo. Ntabwo umunyabyaha ari intege nke. Intege nkeya ni igihe umuntu yagezweho n'ibihe by'amakuba kuri we bitaramushyira mu cyaha, agacogora ibyiringiro bikabura, nicyo cyitwa intege nke. Ariko kugwa mu byaha si intege nke, kuko nta cyaha gito kibaho, buri cyaha cyose cyica ubugingo. Iyo rero uvuga ngo umuntu yaguye mu ntege nke, ubwo ni icyaha yaguyemo. Exactly, ntabwo izo ari intege nke. Intege nke ntabwo ari icyaha. None se umunyantege nkeya wemera ko agenda? Umuntu yagenda afite intege nke, ntabwo rero aba yaguye. Gucogora n'ubundi gucogora ni igihe usuhuje umutima ugatangira kuvuga ngo bizagenda bite. Yego. Ibyiringiro byo muri we byo kubona imirimo izakorwa n'Imana bigakamuka muri wowe, ukabaho ucogoye. Ariko hakaba no kugwa ni igihe umuntu atagihagaze. Yego. Kandi Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo abagushikamijeho umutima ujye ubarinda bakaba amahoro masa kuko bakwiringiye. Noneho Bibiliya ikongera ikavuga ngo iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu waguye ntaba agikomejwe intambwe, nta nubwo aba ari umunyantege nkeya, aba ari umunyabyaha. Aba ari umunyabyaha. Yego, umuntu waguye mu cyaha si umunyantege nkeya, ni umunyabyaha. Yego. Hanyuma iri jambo Yeremiya yakoresheje, Yeremiya kuganya avuga ngo waranshutse nemera gushukika, ntabwo ari uko Imana yamutuye mu byaha, ahubwo nuko yamuhaye mesaje. Hano arayivuze, aravuga ngo akanwa kanjye kaba kuzuye iby'urugomo no kurimbuka. Ni igihe Yeremiya kuko yabanje kuba umuhanuzi, Imana imuhamagara mu gice cyaho cya mbere. Reka tubanze twumve impamvu n'icyo yari imuhamagariye. Yeremiya igice cya mbere, duhere ku murongo wa 5. Igice cya mbere Yeremiya. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngo ushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. 6. Nuko ndavuga nti nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura. Icyo nicyo nashakaga. Kurandura, gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ndasubiramo. Kurandura, gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Nimwumva amakuba ari mu buhanuzi bwa Yeremiya, araruta imigisha irimo.
kurandura icyo ni icya mbere, gusenya ni icya kabiri, kurimbura ni icya gatatu, sibyo? yego no kubika ni icya kane. ariko noneho imigisha irimo ni ibiri, yego ni ibiri, kubaka no gutera imbuto ni ingenzi. ariko muzi impamvu ari butere imbuto ni uko yaranduye. muzi impamvu harimo kubaka ni uko yarimbuye. kandi se muri kugira ngo ni ukubaka abandi, ni ibihugu n'abami no kubarimbura. niyo mpamvu Yeremiya yahawe ubuhanuzi bukomeye, agenda avuga iby'Imana igiye gukora. niba munabizi, Yeremiya yigeze akubitwa urushyi n'uwitwa Hananiya bari muri Babuloni. yarakubiswe ko Yeremiya muri nuzeze yanishwe atewe amabuye, yashyizwe mu mbago n'umutambyi Pashuri hejuru, niko twasomye mu gice cya 20. imbago ntabwo ari imbago z'insimburangingo, ni amapingu bitiriye imbago. urumva, Yeremiya yatawe mu rwobo rwa mikono 35. Yeremiya yakingiriwe mu gikari cy'inzu y'imbohe. Yeremiya yakubitiwe, yarakubiswe. umunsi wa mbere ava guhanura yaje yishimye avuza impundu. Imana irangije iramubwira ngo abagukomeye amashyi bazaguha induru, ntukanezezwe nuko wafashije abantu. Yeremiya niwe wanditse igitabo cy'amaganya, sibyo? rero nituvuga ibyo kwicuza kwa Yeremiya, yageze aho asharirirwa no kuvuga ibihe byo gusharirira abantu kw'Imana. aravuga ngo waranshutse nemera gushukika. buriya ntiyaracogoye Yeremiya? ntabwo ariko ndi buze kubivuga. kuko twabonye ko umuntu wacogoye aba yaguye. urambeshyeye Marise, aba yagize umuntu wagiye mu ntege nke. gucogora no kugwa biratandukanye. umuntu wacogoye n'umuntu wagiye mu ntege nke. gucogora ni igihe tugize abantu baducogoza batwereka ibidashoboka. ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. haveho abanzi be bose nibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. have wabwoba we nimunyihorere, namaramaje pe. kujya mu ijuru. ni igihe umuntu afite ubwoba bw'ibihe ariko bitamuteye gukora icyaha, niko gucogora. ukumva n'inkuru z'abakubwira ngo ntuzagerayo, uko niko gucogora. n'inkuru z'abakubwira ngo Imana yavuganye natwe none ntirakora. Aparogoni yeretse mu Kristo ibihanga byabo yiciye mu nzira kugira ngo amucogoze. ntabwo ari ibyaha. rero umuntu waguye aba ari umunyabyaha. umunyantege nkeya no gucogora ni kimwe, kuko gucogora ni ukugabanukirwa. gucogora ni igihe umuntu yari yuzuye akagenda acagata acogora, ni ikinyarwanda nyine. hanyuma Yeremiya rero ntiyaguye mu cyaha, yaracogoye aragabanukirwa ku buryo yasigaye ari atikoresha. umuriro ukamutwika mu magufwa, akumva aratabarwa nuko avuze iby'Imana ishaka. arandika uti waranshutse nemera gushukika. ku buryo Imana yamubwiye ngo ntabaza ngo utabare nkwereke n'ibindi bikomeye biruhije utari wabonye utamenye. rero hano ni uko yahanuraga ubuhanuzi bw'amakuba aricuza. noneho yicujije kubera iki rero? mu maganya ye yarabisobanuye. yaravuze ngo ba data bakoze ibyaha none ntibakiriho, ngo none twebwe twikoreye ibicumuro byabo, turi kubizira. Yerusalemu ntiwakabaye gutya, ni ibyaha bya ba data byakozwe n'abakurambere, ntibagihari. none Imana iri kuduhora ibyaha bakoze, bituma atangira kuganya yumva ari kuzira ibitari ibye. ngewe buriya nanjye ubanza ari ugucogora cyangwa se kurambarara. hari ukuntu Kristo namwumvaga kera, muri ino minsi niho ndimo kumva ijwi rye gake cyane, Pari raporo n'indi minsi yabanje. uwo ni ugucogora cyangwa se ni ugucogora kw'ibihe byawe n'ubusabane n'Imana. ubundi ntibazabashuke. umuntu udasenga by'umwihariko utiyiriza ubusa,
kabiri utaba mu materaniro n'abandi, amateraniro yera, ntabwo bene uyu muntu biragoye ko ubusabane bwe n'Imana buba mu buzima bwawe. Kugira ngo twumve ijwi ry'Imana bisaba ko twegerana n'Imana, kuko uko ugenda wegera Imana niko igenda ikwizera. Twarabibonye ku ijwi ry'umukanguzi, ntabwo Imana ikoresha abizera, ikoresha abizera babizerwa. Ntabwo abizera bose Imana ibakoresha, ariko bose irabakorera. hatagira uwo nza gukonfyuzinga. Umuntu wizeye kwizera bituma Imana imukorera, yego, ariko ntibituma imukoresha kuko atizewe, kuko atizera. yego. Noneho Imana ikorera uwizera, igakoresha uwizerwa wizera. Aha, noneho kuri cyo no mu buzima busanzwe, Ego. mu buzima busanzwe, Ego. iyo umuntu muri kampani ye ariko by'akarusha akaba ashaka abizera nk'uko tubivuze, abizera bose ntabwo ariko bageraho bose ari, cyangwa mu ibanga rya bose. Yego. Areba n'abizerwa kuri we. Yego. Niko n'Imana iri rero. Ko Bibiliya iravuga ngo abo yatoranyije, abo yamenye kera yarabatoranyije, abo yatoranyije yarabatsindishirije, abo yatsindishije yabasize ubwiza. Ni ukuvuga ngo gutoranya ariho haturuka ijambo itorero. Mbibutse ko mu gihe burayi itorero ntiribaho. Itorero ni Ikinyarwanda. Abatoranyijwe, itorero ni Ikinyarwanda. Itorero rituruka ku ijambo intore. Intore ni intoranwa. yego, bavuga bishyuriwe. Ni ukuvuga ngo ni abishyuriwe imyenda. Noneho mu Kinyarwanda nyine ni abacunguwe. Ntabwo ari itorero. Itorero ni Ikinyarwanda basemuye Bibiliya nibo bavuzemo itorero. Itorero rero rituruka kuki? Niba abantu ujya wumva bavuga ngo itorero riri mu ibanga, ngo itorero nyine bakadefanda bakurikije Ikinyarwanda. Urumva ngo ari hariya ngo ntabwo ari mu itorero, ngo itorero ni irya Kristo. Nabo ni itorero ariko turyita iry'abantu bazi kugira ngo tworohereze imitima y'abajya impaka. Kuko itorero biva ku ijambo gutoranwa. Noneho aho abatoranyijwe bari baba bitwa intore. Ihuriro ry'intore rikitwa itorero. Yego. Ni uko Ikinyarwanda kiri. Noneho mu gihe burayi bavuga abishyuriwe, ari nabo bitwa abakiranutsi, abagororotsi. Ni abantu bishyuriwe imyenda, batakigira umwenda uwo ari wo wose isi babaza. Yesu yarasoje kwishyura, kandi bose bafite intego imwe. Exactly, bafite intego imwe. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Abo bera bezwa nuko bishyuriwe bakababarirwa. Nibo bitwa bacunguwe, nibo babyara ijambo itorero, kuko batoranyijwe n'amaraso, batorewe muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Abo batowe rero ngo bazatedinga ubwo bukwe, nibo bahurizwa hamwe, bahura bakitwa intore, noneho bakaba intoranwa. Ikintu gitangaje, mu ntore azongera atoranya abandi. Ako gakorasi ntukibuka. Muri izo ntore rero Imana ireba umwizerwa, akaba ari we ituma. Birashoboka ko wabyikorera wowe ubwawe ukaba wakwizerwa n'Imana. Uruhare ngira ngo aba ari urwawe. Kwizerwa n'Imana ni ikintu twebwe dukereya bitewe n'umwifato wacu kuri yo. Bwa mbere bituruka ku mutima udakunda iby'isi. Yego. Kabiri, ibi bintu birashorerana nimba ibabwira mu bifate nk'amahame, si ibya niseti. Kugira ngo wizerwe n'Imana nuko uba udakunda iby'isi. Kabiri, uri umunyembabazi. Amen. Umuntu utari umunyembabazi, utagira umutima w'imbabazi muri we, kandi akaba akunda iby'isi, Imana ntikwizera. Yego. Imana ntikwizera niyo wowe waba uyizera. Kimwe nuko tutakwizera abo twabyaye bose. Ntabwo bose ntabwo twabizera ku kigero kimwe. Ariko ntibitumye atari abana bacu. Gukunda iby'isi bituma tugurisha ubugingo, bigatuma dufata Imana nk'inkozi, nk'umukozi wacu,
twebwe ntituba abakozi bayo. Nicyo cyatumye Pawulo avuga ngo njyewe iyo ndeba iby'isi mbibona bibambwe, nanjye iyo bindeba ndabambwe kuri byo. Umuntu iyo akunda iby'isi atakaza urukundo akunda Imana. Bene umuntu ukunda isi ntakumbura ijuru. Umuntu ukunda isi ntakunda abantu. Umuntu ukunda isi ntatanga. Umuntu ukunda isi imfubyi zimuririra imbere. Umuntu ukunda isi yirata ibyo yagezeho kuruta ibyo yahaye abandi. Umuntu ukunda Imana udakunda iby'isi, ibigwi bye si ibyo yagezeho, ibigwi bye nabo yahaye, nabo yagejeje ku bintu. Ntabwo ibi byumvikana mu isi y'umubiri, ariko reka mbibabwire. Ibigwi byacu abizera ntabwo ari ibyo twariye, si imyenda twambaye. Ibigwi byacu nabo twagaburiye, nabo twambitse. Ibigwi byacu si amazu y'ibitabashwa tubamo, ahubwo ni abadafite aho kuba twacumbikiye. Ibigwi byacu ntabwo ari abakomeye tuziranye. Ibigwi byacu nabo tubereye imbaraga b'abanyantege nkeya. Sinzi niba mubyumva, ariko iyo umuntu akunda isi, ibyirato n'ibyiringiro bye ku Mana bishingiye ku byo Imana imukorera. Imana ye ibigereranwa n'urwego rw'imirimo agezeho. Ntabwo nzi ko mu nyumva inshuti z'umusaraba. Iyo umuntu akunda isi abwiriza Imana y'imirimo atagira Imana y'agakiza. Aba ari Imana yanyishyuriye ishuri, Imana yangejeje muri Amerika, Imana intuje aha, kandi abari muri Amerika namwe murabizi aho ni mu isi. Abari i Burayi namwe murabizi aho ni mu isi. Njyewe ntacyo mwambeshya, ntacyo mwambeshya. Isi yose nyifata kimwe. Isi ni isi, nta gasozi katagira agasharu, nta gihugu kitagira irimbi. Isi ni isi, nta gihugu kitagira gereza, nta mujyi ukomeye n'umwe utagira police station. Niba bahari hari ibirara byanze bikunze. Iyo muza kuba ahantu hari perfect, hari muri paradizo, nta patrouille mwajya mubona. Isi ni isi inshuti zanjye. Rero umuntu Imana y'agakiza, umuntu ukunda Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umuntu ukunda Imana iteka ryose ntabwo yirata ibyo yagezeho, yirata umubano we nayo. We ni Imana. Iyo ukunda iby'isi ntusiga, niyo mpamvu utizerwa. Ntabwo usiga ibyo urimo ngo ukorere Imana. Pawulo yaravuze ngo ibyarindamo yanjye nabihinduye igihombo. Ntabwo wakemera ko bihinduka igihombo. Iyo ukunda iby'isi ntabwo wafunga office ngo ujye mu materaniro. Uteranira kuri YouTube kandi uturanye n'urusengero. Warangiza ngo sinjya mbona umwanya. Wowe ni wowe wo kuburira Imana umwanya. Wowe uburira Imana umwanya. Nturawuburira chef de zone ngo musangire mu kabari. Uwubonera inshuti ugasohoka, ariko ntiwawubonera Imana ngo ujye kwicara mu rusengero. Iyo umuntu akunda iby'isi, niba abandi baduhamagara mukozi w'Imana, yewe ndakwinginze uko usenze ujye unzirikana, ntago uwo mwanya ni seti nawubona. Njyewe njya kwikorera imitwaro y'umuntu wayirambitse hasi kugira ngo bitagenda bite. Ubu tugeze ku rwego rwingingira abantu amasengesho se n'inyanya ziboze. Ndababwiye se ko ari ikimene. Reka. Hari umuntu uguhamagara ngo nyine ngo ndashaka ngo ahantu uri ngo nsengere, ngo nibwo mbonye umwanya. Mama shenge, wowe nibwo uhugutse uhamagaya Aniseti. Wowe se witeguye ko Aniseti n'abahugutse? Ibyo se mubikurahe? Ninde ubabeshya ko tubakeneye igihe muhugutse? Ni mwigomwe nkuko natwe twigomye. Hari uwabimbwiye ngo nyine ngo urambwiye ngo ntuzajya unsengera. Ni ukuri kw'Imana mbabwije ukuri, umuntu tudasenganye simfata umwanya wo kugusengera. Reka. Ibihe byo gusenga dusengana nabo twahanye gahunda. Naho kumbwira ngo narakwandikiye ngo nubona umwanya ngo ujye unzirikana, nibyo tuzirikanane nk'abera, dufatane mu maboko. Ariko isengesho ryanjye ntacyo rizakumarira mu gihe iryawe ricecetse. Wazimije itabaza ryawe ngacana iryanjye ndi iwanjye, haricana ku bwawe ryakumurikira.
ariko baroko mujye tujye turezona dukoreshe ubwenge butekereza. Jene ni inshuti yanjye, duhanye gahunda y'uko ndi bumusengere, ageze iwe agiye kuryama azimije itabaza, arasinziriye. Ngeze iwanjye ni seti ncanye itabaza, ndavuze nti Mana na Jene umumurikire, biramumurikira ntibishoboka, yazimije. Tujye tuvugisha ukuri, hano ni ku ijwi ry'umukanguzi, ntitugiye kubasinziriza ibiyototsi by'urupfu n'ubuhenebere, kandi mukwiriye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umuntu dusengera bigafata ni uwisengeye bigakunda, amen, n'uwo twasenganye. Imana ibaha umugisha. Icyo nashakaga kuvuga rero ni iki: umuntu ukunda Imana niwe Imana yizera. Gukunda Imana bigaragarira mu bihe bitatu: gutanga, kwitanga wowe, gutanga umwanya wawe, no gutanga ibyo ufite. Ibyo ni amahame ndakuka, si ibintu aniseta ari kudevelopa, no. Umuntu ukunda Imana urayiha ikakuyobora n'umutima wawe wose n'ubwenge n'umubiri, noneho wamara kwiha Imana wumva ubaye uw'Imana, ugafata igihe cyawe ukagiha Imana. Umuririmbyi niko yaririmbye, yaravuze ngo nditanze ndamwi yeguriye Imana ishimwe. Nduwa Yesu sishidikanya, namuhaye ibya nyanduzaga, ndizera mvuku bwa kabiri. Urumva ikintu gitumye avuka ubwa kabiri? Nduwawe ndakwiyeguriye, ntabwo nkibishidikanya. Rero niba uri uw'Imana, hari agatsiko uticaramo, hari amagambo utavuga, hari ibikorwa udakora, hari ingendo utagenda, hari ibikorwa utabarizwamo. Ntabwo uri uwawe ngo wigenge, sibyo? Umwuka arakuyobora, ugengwa n'umwuka, kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Icya kabiri, umwanya wawe. Nta muntu uhugutse, nta n'umuntu uhuze, ahubwo ikiguhuza kiba kiruta ikigukeneye ngo uhuguke. Niba rero hari ibitumye uhuga kuruta Imana, nibyo bifite agaciro kuruta Imana. Tujye tuvugisha ukuri. Niba Imana iruta akazi urimo, shaka umunsi umwe fata akazi. Hari abantu b'inshuti zacu, Imana ibaha umugisha, bo mu cyanya cy'inganda, n'uburenganzira bwabo, reka si ngombwa kubavuga, bagira ranchabo. Mu gihe cyo kurya bigomwa ya ranch, bakavuga ngo reka dufate iy'umwuka. Umuntu reba ku ruhande rwawe, umumuzirima afite umusari, reka tuvuge umukeka, ashyizaho. Igihe cyo gusara kirageze, cyo gutora iswara kirageze, aragiye arasuduca imbere yawe, uri umukristo. Wowe nta mwanya ugira wo gusenga. Mu gihe umumizirima arakubwira ngo burekeye aho, mbanze nsari, ninsoza gusara ndakomerezaho muze mbakire. Banaziparika ku ruhande bagasenga. Aparika ikamyo by the way ku ruhande, agafata umusari agashyira imbere y'ipine, agatora iswara, agasenga. We n'uw'Imana, yihaye Imana n'umwanya we arawutanze. Ntabwo bimuteye isoni, ari ku muhanda. Ariko uyu munsi hari umurokore utatwara Bibiliya. Wowe rambura n'ibiganza mu muhanda ngo uvuge ngo Imana ishimwe, uravuga ngo barambona nk'umusazi. Uracyari uwabo bantu ureba. Ariko kuba uri uw'Imana ni ibintu biteye isoni kubyitwa. Gupfukama imbere y'ipine ry'imodokari yawe ngo uvuge ngo mwami urugendo ndaruguhaye. Inshuti z'umusaraba, kugira ngo umuntu akunde Imana arayiha, warangiza ukayiha n'umwanya wawe. Wamara kuyiha umwanya, ikagira uruhare mu byo wagezeho. Yeremiya uti nubwo numva nabiceceka, ariko bimera nk'amuriro unkingiranye mu magufa. Ukingiraniwe muri nge nkabivuga, kandi noneho kubivuga bituma nduhuka. Jene rero ibi twari tubivugiye ko yaravuze ngo ijwi riragabanuka. Iyo wihaye Imana ukayiha umwanya, n'ibyawe ifite mukabigiramo uruhare. Hari ikintu abantu batazi, je gutura
abantu bazi ko ari ugufasha insengero. yego Gutura abantu bazi ko ari ugufasha abakozi b'Imana. Ariko mbere y'uko bibi bikorwa by'umumaro mu rusengero, yego kuko nibyo amaturo arubaka, agura ibikoresho, akiza n'ubukene, yego akura n'inzara ku bakozi b'Imana, atuma bambara, atuma boroherwa mu muhamagaro. yego Ariko mbere yabyo gutura ni ukuramya. Gutura ni nko kuvanga umutungo n'Imana, yego ni ivangamutungo n'Imana. Ntabwo Imana yarinda umutungo wawe itawubona. Ntabwo Imana yakapuguretinga umutungo wawe itawubona. yego Niba hari ahantu wayihishe, ugera kuri komfureforo ukavuga uti Imana hano ntukoreho, nawe ndagukingiranye, yego ntabwo nayo yaharinda kuko ntiyemerewe kuhahagarara, ihahagaze wayikeka. hari umuntu ejo bundi twari turimo tuganira, ndamubwira ngo hari ikintu Imana itajya ikora. Imana ntijya igira uruhare mu mahitamo y'umuntu. Oya, noneho mbimubwira aravuga ngo ubwo se ngo yaba ari Imana ngo cyangwa waba uri ikigande. mpita muha rya jambo rivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, yes, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire. Arangije arambwira ngo uwo ntabwo yaba ari umuntu n'ubundi ukingirana Imana, ngo ubwo se uruhare rwe n'Imana ni uruhe? umva uko Bibiliya iravuga ngo nkunda abankunda, cyo ni icya mbere, abanshakana umwete bazambona. ni hehe waba uri ku buryo Imana itakubona? Mbivugiye iki rero? Muvuze ko hari abantu bafite ibintu badashaka ko n'Imana ibigera, ikavuga ati ahandi turabana ariko ahangaha ho ihorere ntago ari ahawe. Buretse buretse ni he waba uri se ku buryo Imana itakubona? Kuki yicara se ikavuga ngo abanshaka nibo bazambona, kandi ariyo yakakugezeho vuba kuko izahuri? Yego, ariko ikeneye kwishaka, ikeneye iyo ntambwe. Niyo mpamvu amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro iyo asenganye umwete kandi ari n'umukiranutsi. Niba nta mwete, nta mumaro wo gusenga kwawe kandi uri n'umukiranutsi. Ni ngombwa rero ngo mu byo dukora dushyiremo umwete. Hari abantu bagera ku maturo bakayatanga nk'abari gufasha. No, mbere y'uko ufasha tura nk'uramya. Ubwami, ingoma yose wemera urayitura. Ingoma ikuzi ko ufite utayitura irakunyaga. Haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ingoma udaturira irakunyaga. Yego. Ibyo ni ihame ry'isi n'ijuru, niko byubatse. Irakunyaga. Ukwiye kwibuka uwakugiriye neza. Imana, hari abantu bagiye kuvuga ngo ntikunyaga, ngo abapagani ngo badatura, bameze bate? Nabo ntibagira amahoro mu byo batunze, barara bicaye. Uretse no kwicara, bagira amakuba arenze kubura ibitotsi. Kurinda ibyo bagezeho bibavuna kuruta kubishaka. Bagira imitungo itabamwe umugisha, niyo mpamvu babiryaniramo, niyo mpamvu babimeneramo amaraso, niyo mpamvu babirindisha ibitambo, niyo mpamvu babigira mu bapfumu, niyo mpamvu babiraguriza, niyo mpamvu babigirira amakondisiyo. Abigirira n'igishyika akabiragiza abandi. Abo babiragiye bose barabirinda, barabicutsa. Rero nshuti z'umusaraba, kugera ku ruhare usheyaringa n'Imana ibyo wagezeho, ni ukuyibwira Imana nayo ibibaye umusheyaroda, ibibaye umunyamigabane mu byawe. Ibyo rero bituma umuntu asabana n'Imana. Amen. Umuntu uteye atyo, ubona icyo kurya agasangira n'umwe mu bakene, umuntu ubona umwanya yanawubuza akigomwa agasenga, nawe wagenda ukumva uri uw'Imana. Niyo uri mu muhanda utari mu rusengero, amateraniro abera muri wowe, kuko umwuka aba yisanzuriye muri wowe. Ijwi ry'Imana rikuvugiramo. Bene uwo muntu ntabe ikigande ku murimo w'Imana. Imana ibaha umugisha. Wenda reka tuze kugana ku musozo, ariko reka mvuge aka kantu njya nkunda kubona ku bantu benshi b'abarokore bakunda kwisanisha na Yeremiya bavuga ngo Imana yaranshutse nanjye nemera gushukika. Ibyo bavuga baba babizi. Ubundi bwa mbere reka tuganire. Ubundi ngushutse naba ngukoresheje icyo utagombaga gukora, si cyo gishuko buriya. Hanyuma ari wowe n'Imana, ninde ugira igeno?
igeno ni wowe ugena ibiri bukubeho cyangwa n'Imana ni ibigena. Imana ibigena. Iyo Imana ikuyoboye rero ibigukuye mu gice cyawe Yego. ikujyanye mu cyayo kuko niyo izi icyo yaturemeye. Mm. Imana ntigishuka umuntu. Yego. Na Yeremiya hano ari kubivuga byari amaganya ye Mm. iyo mu bibazo. Muzasoma umusozo w'ubu buhanuzi bwa Yeremiya, yahamagariwe kujyanwa i Babuloni, aramubwira ngo Yerusalemu yose iri imbere yawe. Yego. Na Babuloni irahari. Mm. Aho ubona hakubonereye aba ari huge. Yari akuwe mu buretwa. Yego. Nubwo yaje kwicirwa muri Egiputa, n'ubundi yaguye muri Egiputa rega Yeremiya. Niho bamutereye amabuye, abize amateoloji barabizi. Igitabo cya Yeremiya cyakuwe mu ntekereza ko cyakuwe mu kibaya, aho bari baragishyize mu gacuma ko mu kibindi, ko na Yeremiya si we wanditse, yagiraga umwanditsi witwaga Baruki. Mm. Rero yatewe amabuye, Yego. yicwa nk'abandi, arapfa. Yego. Ariko yagiye ahisha isanduka y'Uwiteka. Mm. N'uyu munsi ntibaza isanduka y'Imana iba, Yego. ya sanduka y'isezerano. Mm. Ni Yeremiya wayihishe. N'uyu munsi itaramenyekana. Ntabwo baza hiba, nta n'abantu bakiyishaka. Yego. Rero ntabwo navuga ngo Imana ijya idushuka, kuko ubuyobozi bw'umwuka nibwo buyobozi dukeneye kuruta ubw'ubwenge bwacu. Imana ishimwe. Amen. Umuntu rero uvuga ngo Imana yaramushutse ni wa muntu uba uri kugora ubuyobozi bw'umwuka, ko hari igihe umwuka tuyobora ntitwemere, tukiyobya ubuyobozi buhari. Bene abo bantu nibo bavuga ngo ubushake bw'Imana burasharira. Uzi impamvu busharira? Busharirira umuntu udashaka kububamo. Yego. Ego. Aya magambo twasomye muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 14, wenda nidushaka dusohereza aho ngaho, ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Urakoze. Hari abantu rero benshi usanga bavuga ngo ubundi se nabikoze Imana ireba he? Uti bwo ni ikimenyetso cy'uko njyewe ntari umuntu w'Imana. We agahita yicira urubanza ko atari gukora ibibi, Imana imurebera, we agahita yiyanzura ko n'ubundi Imana ntabwo itubuza gukora ibibi. Yego. Ahubwo umwuka w'Imana uri muri twe tumuhindura umurwanyi. Imana ntitubuza gukora ibibi. Nk'ubu njyewe nshatse nonaha nagutuka, ntabwo Imana yambuza. Yambuza se kugutuka? Muhereze. Numva itakubuza, ahubwo umwuka ukurimo, urwego ufite kuba utatekereza icyo kintu kugikora, akaba ari byo wenda byagutegeka kugira icyo ukora. Reka mbahura urugero, sinze kubarambira, ariko tuze kubikoraho ikiganiro. Nidushaka tuze kubikurikiza iki? Tuze kureba imikorere y'imyuka mu mibereho y'umuntu no muri kamere ye. Yego. Imikorere y'umwuka mu mibereho y'umuntu no muri kamere ye. Ariko reka dusamarayizinze gatoya aka kantu nkababwira. Umwuka w'Imana agira imbaraga. Yego. Iyo ari gukoresha umuntu wamukoresheje mu mbaraga z'ibitekerezo. Ntabwo umwuka w'Imana akoresha imbaraga zingana n'izo afite, akoresha imbaraga zingana n'ibitekerezo by'umuntu wamwakiriye. Ndabaha urugero rw'icyanditswe kera. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twizera, nk'uko imbaraga zayo zigize zite? Zidukoreramo. Kwizera ntabwo ari igikorwa cyo mu mwuka, ni igikorwa kibera mu bitekerezo, kandi bitari mu mwuka, ni ibitekerezo biri mu muntu w'umubiri. Twemeza, twakemera, tukazamura imyumvire. Iyo myumvire niyo iba connected n'umwuka. Umwuka agaheraho, agafatiraho ku byumviro byacu. Nibwo akora. Ndagira ngo munyumve gato. Niyo mpamvu ushobora kubeshya abahanuzi ibyo wababeshya. Nk'ubu ushobora kubeshya abahanuzi, ni urugero, nshobora kubabeshya nkababeshya ntigende nanjye gutanga urugero rutari kuba rusoundinga neza. Ni urugero, ndatanga uruhe rugero? Nshobora kubabwira ngo ndi umumotari, ubwenge bwanjye bukazamuka muri iyo mayindi. Twaba turi gusenga, umuhanuzi akakureba kandi koko akakubona uri umumotari. Uyu muhanuzi ntago yavangiwe,
ahubwo ari mu isi y'ibitekerezo byawe. hanyuma iyo asanzwe akuzi mumpere mikoro. iyo asanzwe akuzi bigenda bite? iyo asanzwe akuzi nanone ariho twita ngo abahanuzi bavangiwe, mubana mu isi y'ibitekerezo by'umuntu. iyi si y'ibitekerezo by'umuntu ndaza kubagora kuko ikiganiro kibaye kigufi ntibabyumva neza, turaza kugikora n'ubundi. isi y'ibitekerezo by'umuntu niho abahanuzi bo mu cyumba cya mbere niho bahanurira, niho bakora. niyo mpamvu baba mu mishinga yawe, wandika agapapuro umuhanuzi akagasoma, ari mu gice cyawe. mwebwe muri kugira ngo yagiye mu mwuka, no, ni mu mwuka nibyo, ariko w'umuntu. niyo mpamvu amenya ibyo uri gutekereza. aho ntabwo ari mu mwuka w'Imana, ni mu mwuka ariko w'ibitekerezo byawe. aho ngaho ndatakaye pe. buretse gatoya, nushaka utakare Imana igutarure. ari mu mwuka w'ibitekerezo byawe. niyo mpamvu ujya gusenga umuhanuzi akavuga ibyo waje utekereza, ari mu mwuka w'ibitekerezo byawe. niho Yesu yafatishije Natanayeli, aramubwira ngo n'igihe wari uri munsi y'igiti nakurebaga. ari mu mwuka w'ibitekerezo bye ku buryo bashayaringa amayindi. na Lazaro niko nani na Zakayo nawe niko byari. na Zakayo yaramubwiye ngo ururuka ndarara iwawe. ari mu mwuka w'ibitekerezo byo muri we byo kubona Yesu. ari mu mwuka w'ibitekerezo bye. sinzi akantu ngiye gutangaho urugero karancitse kubera urugero utanze. nituvuga ngo ni umwuka w'ibitekerezo byo muri wowe, ntuze kugira ngo ntabwo ari mu mwuka, nyine ari guhishurwa. ubwo urugero nashakaga bisikoroshikoma, umuntu agusoma ibitekerezo atari mu mwuka kubera impano y'Imana yamuhaye. yes. sinzi niba hari umuntu wari wahura n'umuntu uri kukubaza, umuntu uri imbere y'urukiko akakureba akakubwira turabeshya. azi gusoma ibitekerezo. uwo mwuka w'ibitekerezo niwo mwuka inyamaswa n'abantu basabaniramo. muravuga ngo naya ni seti. iyo imbwa ijya kurya umuntu irabanza igasoma amayindi yawe. iyo udafite ubwoba ntabwo ikurya, keretse imbwa yasaze. iyo ufite ubwoba uhita ushaka no kwirwanaho. iyo ushatse kwirwanaho ikubona nk'umwanzi. n'inzoka niko imera, irabanza igasoma amayindi. iyo utambutse utayibonye rimwe na rimwe ntikurya. ariko iyo ikwikanze izi ko uri umwanzi, ishobora guhita ikuruma cyangwa ikaguciraho. ariko iyo ukomeje kugenda uri amahoro, imisemburo yawe itabaye itakoze. ibyo ni ibitekerezo. niho abantu n'ibikoko n'inyamaswa nicyo kirere basabaniramo. biroroshye rero ko umuntu uri fokasi kuri wowe ashobora kuba muri iryo sanzure, muri iryo si. ni naho abantu bandurira abadayimoni bavuga Yesu. Kangwe ati Yesu Yesu. urabyibuka turi mu materaniro kwa Papa Salimu, twari turi gusenga, hanze hari abantu bari guseka baganira. umuntu urwaye abadayimoni, dayimoni muvugiramo iravuga ngo ndajya muri biriya biri gushinyika. urabyibuka. iyo ni imyuka y'ibitekerezo. niho n'umuntu uri mu bitekerezo yumva agomba kuganira n'abadayimoni. burya ntabwo ari byo gusengera umuntu urwaye abadayimoni umuganiriza ngo watumwe nande, uri gushyikirana nawe se uzi ko se w'ikibarinde ni Satani. dayimoni rero ashobora guhita abeshyera inshuti yawe kugira ngo abateranye. ishobora kuvuga utayitumye. dayimoni yaguteranya n'umuturanyi. none se ubwo niba dayimoni iri kukubwira uwayitumye, ari wowe na dayimoni uyoboye ninde? ni ukuvuga ngo uyoboye icyo kintu. ubwo kuri kuvugwa ni ukwande? ni ukwa dayimoni. none se ubwo dukwiriye kugendera ku kwande? iyo ni isi y'ibitekerezo. niyo si dukundiramo umuntu, ni nayo si twangiramo, niyo si turarikiramo, ni nayo si dukoreramo ibyaha. niyo mpamvu umupfumu n'umuhanuzi ibikuberaho aho hose barabireba bakabibona. ngo Marcel ngo ntabyumva. iyo ni isi y'ibitekerezo. ibyo nabyo byakwitwa kwerekwa. ahubwo ngo ninde unyeretse, kuko kwerekwa rega ni ukubona ibyo abandi batari kureba. ahubwo guhishurirwa
ni ukubona ibyari bihishwa abandi kuko iyo duhishurirwa rimwe na rimwe duhabwa kumenya ibitarigeze bibaho bigiye kubaho, hanyuma kwerekwa tumenya ibisanzwe biriho tukabyerekwa. ni nk'uko nakubwira ngo reba hariya ndakweretse nyine, ni ukureba ibintu bisanzwe biri aho, ni uguhindukira gusa. ariko guhishurirwa ntabwo ari ukuguhindukiza, kuko nkweretse kariya gakapu ntabwo nkaguhishuriye, ahubwo keretse kari karunzeho ibintu nkanagakuraho, nkabikuraho nkakubwira ni ngaka ndagahishuye, wowe uragahishuriwe. ubwo guhishurwa ni ukwerekwa ibintu bishya byari bihishwe nyine. Imana ishimwe. Reka dusoze ikiganiro, kandi turabashimiye bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro ku ijwi ry'umukanguzi. Ijwi ry'umukanguzi ni akagaruka. Ijwi ry'umukanguzi ni ibiganiro by'ivugabutumwa gusa bihanyura, kandi ndabizi rwose ko namwe mugenda mufashwa. Reka dushimira n'iseti turi kumwe muri iki kiganiro na Jeune Kwizera, namwe twari turi kumwe. Ubwo bategereza igice cya kabiri. Oya, ntabwo ari igice cya kabiri, bakomeze bategereza ibiganiro. Ariko akankababwira abantu bari muri iyo si, niyo mpamvu bashobora kwerekwa bakora ibyaha. abantu bari muri icyo gihe niyo mpamvu ashobora kuba ari umuhanuzi avuye gusambana, akakwerekwa akamenya ko usize urwanye. nyine ni mu isi y'abantu, ntabwo bisaba kujya mu mwuka, kuko mu mwuka bisaba umukiranutsi. abantu bababwira ibyanyu batagira imbuto z'umwuka, ugasanga umuntu agira ururimi rw'umwuka ariko nta mirimo y'umwuka agira, ukibaza yerekwa ate kandi akora ibyaha. aho ntabwo ari mu kirere cy'umwuka. ariko twageze tubivugaho mu kiganiro ko ni urugero mwatanze, muravuga ngo umwana wavuye iwabo bamusigiye urufunguzo akirirwa rugendana mu ijosi. hari igihe iwabo bashobora kumushaka bakumubura, bikagera ubwo baca ingufuri. noneho igitangaje rero, uwo mwana aba azi n'ubundi ururimi rw'iwabo bakoresha. ururimi bakoresha araruzi, nubwo baciye na terime zimwe na zimwe z'iwabo abazizi, ariko iwabo adaheruka. noneho agenda yereka abantu uti dore urufunguzo rwacu ninjye warugendanye. kandi iwabo bafunguye banahindura ingufuri, ubwo imfunguzo zirahinduka. aho babika mu nzu abahazi, isaha barira bazizi, biroroshye ko yabikubwira, ariko adaheruka iwabo. benshi muzababona kuri iyi mihanda bagenda bakoresha indimi z'iwabo, ariko ntibazi ko ingufuri bazihinduye. amapasiwadi ntibaherukayo. Imana ibahereza umugisha mwinshi. pasiwadi zarahindutse. amen. Mana turagushimiye, ibyo tuvuga bidasobanuka niwe bisobanurira abantu, kandi n'ibyari bihishwe kuri twebwe niwe biduhishurira. imbaraga zacu iyo zinaniwe niwo dufata amaboko. ijambo ryawe riravuga ngo dukomeze amavi asukumwa n'atentebutse. turasabye kugira ngo amaboko yari acitse intege yasukumwaga afashwe nawe. amavi yari atentebutse, umuntu acogojwe n'incamugongo, ananijwe n'urugendo burebure bwarwo n'ubugari bwarwo, ndasabye kugira ngo umukiza abe hamwe na buri wese mu izina rya Yesu. aha ni ku ijwi ry'umukanguzi, turasenze kugira ngo buri muntu wese akanguke gusinzira ibitotsi by'urupfu, abe muzima muri Kristo Yesu. umwuka w'Imana abe muri twe. abo wahamagaye ubahe kuba mu muhamagaro, buri muntu akwihe, ube uwacu, turakwihaye. ndetse umwanya wacu uba uwawe, igihe cyacu kibi cyawe, ibyo tutunze bibi byawe, urubyaro rwacu ruba urwawe. niko Joshua yasenze, yaravuze ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. urakoze Mwami, bana natwe kubw'ubuntu bwawe nk'uko imbabazi zawe zingana kuri twe. ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. ijwi ry'umukanguzi.